data aho muri hose turabasuje mu izina rya Yesu. Uko bisanzwe ni paseri muri hano Tonese ugarutse kubana namwe kugira ngo tuganire iby'Imana yashyize ku mutima kuri uyu munsi wa kabiri w'ukwezi kwa gatatu. Turizera ko icyumweru cyagenze neza aho muherereye hose, kandi ku bitaragenze neza, kubo kitagendekeye neza, nabo haracyari ibyiringiro ko kizagenda neza ndetse n'iminsi iri imbere. Imana ibaho umugisha. Nkaba ngira ngo tudatinze tuganire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samweli. Turasoma ibice bibiri ku murongo wa 5. Ni umurongo umwe gusa dusomaho, hanyuma akaba ariwo tuganiraho muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Reka dusome. Haravuga ngo ibice bibiri igitabo cya mbere cya Samweli umurongo wa 5. Haravuga ngo abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonje baradamaraye, ndetse uwari ingumba yabyaye 7, kandi uwabyaye benshi arakebye. Imana ibaho umugisha. Kugira ngo tuganire kuri aya magambo twihuse. Amagambo yavuzwe na Hana. Muramuzi amateka ye, uburyo yashakanye n'umugabo we bakamara igihe kinini cyane bakorera Imana bakiranuka, ariko bakabura urubyaro, bikamubera ikibazo gikomeye cyane. Aha rero ni isengesho yasenze cyangwa ni indirimbo yaririmbye ashimira Imana kuko Imana yamukoreye ibitangaza. Ndagira ngo tuze kuvuga ku bintu nka 5 twihuse bisunika kwizera, kugira ngo kwizera gushobore kugaragara, gushobore kujya mu bikorwa, gushobore gutanga umusaruro, gushobore kuvamo igitangaza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nkuko nabivuze, turavuga hejuru yo kwizera kurema, ariko uko kwizera kugira ngo kubashe kurema, turareba ibintu bibanziriza kwizera mu mutima w'umuntu, ku muntu ku giti cye, kugira ngo kwizera kuzajye ku mugaragaro, noneho abantu bakubone kandi babone n'ibitangaza biturutse mu kwizera. Nkuko tuzi inkuru y'uyu mubyeyi Hana uko byagenze ntituza kubisubiramo, ariko tugira ngo turebe ku bintu 5 twihuse byasunitse kwizera kwari muri we, kugatuma Imana imukora ibitangaza. Ikintu cya mbere biravuga ngo ikintu ni ukutagera ku ntego y'ibyo wiyemeje kugeraho. Kutagera ku ntego y'ibyo wiyemeje kugeraho. Hana niwe tuvuga muri uyu mwanya, nubwo tuza kwitangaho urugero bwacu mu mibereho yacu ya buri munsi. Yashatse urugo nk'uko abandi bose bubaka urugo, ariko nubwo yari afite n'umugabo umukunda kandi umwitaho cyane, ariko ntibyari bihagije kugira ngo ashobore kubona umunezero wuzuye mu rugo rwe, kubera ko Bibiliya iravuga ngo Imana yari yaramuzibye indi byara, bituma adashobora kubona urubyaro. Ibyo rero byatumye Hana byamusunikiye cyane kugira agahinda, nubwo umugabo haragamo agaragaza ko amwitayeho mu gihe cyo gutanga, ngo cyo kujya gutamba ibitambo, we yamuhaga byinshi kurusha ibya mukeba we, ndetse ari n'umunsi yagiraga agahinda, wakamubwira ati niki kiguteye agahinda Hana? Ntuzi ko nkurutiye abahungu benshi? Ariko Hana yahoranaga ku gahinda ku mutima we, ariyo byatumye igihe kimwe ahaguruka ajya gusenga. Kandi murabyibuka, kandi igihe yasengaga Bibiliya tubwira ngo ntiyashoboraga no kubumbura akanwa ke. Byatumye umutambyi Eli ngo akeka ko yasinze, agatangira kumubwira amagambo asa nk'ayo kumuhutaza. Imana idufashe cyane. Ariko ikintu cya mbere kizatuma kwizera guhaguruka muri wowe, ugatangira gukora kugira ngo kuzimanifeste ku mugaragaro, kugaragare intambwe ya mbere
ni ukutagera ku byo wiyemeje kugeraho. Ijambo rya kabiri ni ugukora ibyo Imana ishaka mu mibereho yawe. Gukora ibyo Imana ishaka mu mibereho yawe. Aha nakoresheje ijambo ngo mu mibereho yawe, bisobanura ngo ntukwiye gukora ibyo Imana ishaka kubera ko nawe hari icyo uyishakaho cyangwa uyikeneyeho. Abantu benshi batekereza ko Imana ishobora kugira icyo bakorera kubera ko nabo hari icyo bakoze, kubera yuko hari icyo bakoze bafashije abakene. Hari amadini amwe nzi, nashatse kuvuga amazina, bakunda gufasha cyane abantu, bagatekereza ko nimba hari ibyo asohoye aho umuntu, bisobanuye ko nawe Imana hari ibyo ifashe nawe ikamuhereza mu cyimbo cy'ibyo atanze. Ariko wakwinjiraho mu mibereho yabo isanzwe, ugasanga imibereho yabo isanzwe yuzuye ibyaha, ntibamo gukiranuka, bakibwira ko bazakizwa n'imirimo bakoze. Wenda mu magambo yumvikana neza, imirimo bakora bakibwira ko ari izatuma Imana iri kibakorera, ariko mu mibereho yabo hatarimo kubaha Imana. Ahangaha rero ikintu kizatuma kwizera kwawe mwene data kubasha kwera imbuto, kubasha kugaragara, Imana ikagukoreraho, nuko kuzaba kudashingiye ku bintu, aho kuzaba kubanje gushingira ku mutima ugusunika kugira ibyo ukora, ku mutima wubaha Imana, ku mutima urimo gukiranuka, ku mutima urimo gushaka Imana. Iyo ni ijambo rya kabiri, kuko aha harakomeye cyane. Ku Mana ntabwo hariho ganyaganya nk'uko abantu babitekereza ngo 50-50. No, ushobora gukora akantu gato cyane, Imana ikaguha 200% bitewe n'umutima wawe urimo kuyubaha, urimo kuyikunda, urimo kwishaka. Biravuga ko ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo nibwo n'ibindi muzabyongererwa. Ntabwo ibyo duhabwa bituruka kubwo twakiranutse cyangwa uburyo twubaha Imana. Ahubwo uburyo twubaha Imana, ahubwo uburyo dukunda Imana, uburyo dushaka Imana, uburyo duhesha Imana icyubahiro, nibyo bituma Imana idukunda ikatugabira. Imana ishimwe cyane. Ijambo rya gatatu ni ukugira opposition cyangwa se abacaranginga ibyo wizera. Sinzi niba hano byumvikana, ariko ndabisobanura muri aya magambo. Inshuro nyinshi tujya dutekereza ko cyangwa se abahinyura kwizera kwacu ko ari abanzi bacu, ariko Imana ibakora ishaka ko kwizera kwacu gukura, kukabasha kwera cyangwa se kugaragara hanze, ukabasha kuboneka inyuma, nuko kuba kwageragejwe abantu. Kandi tuzageragezwa n'iki? Uzageragezwa n'iki? Cyangwa se urimo kugeragezwa n'iki? Ni abaturanyi bawe, inshuti zawe, umugabo wawe, n'abana bawe, nawe ukora. Abo ngabo nibo bazakuryanira n'inzara, bajye bavuga bati uriya se aravuga iki? Imana ye se iri hehe? Imana ye se bimeze gute? Nkuko Hana Bibiri tubwira muramukazi we Penina ngo yajyaga ahora mukina ku mubyimba, akavuga ati uyu nguyu se ni umugore nyabaki, umugore utabyara, umugore waje guca umuryango. Niko kera iwacu bavugaga mu Kinyarwanda, babona guca umuryango ni ukuvuga ko n'ubupfuye bizaba birangiye. Ariko ibyo ngibyo byasunitse cyane kwizera kwari muri Hana, gutuma ahaguruka ako gasuzuguro, uko kumuvuga, mbese uko gukerensa kwizera kwe, gukerensa ibyo avuga. Imana iri hehe? Gukerensa Imana ye byatumye ahungira kuri iyo Mana, Imana yakoreraga, Imana yizeraga, Imana yajyaga ahamya, bituma ayishakana umutima wo wose. Bene data, ushobora kuba nawe ugeze mu gihe abantu bakujyanira inzara, aho ugeze bakujyanira inzara, aho wicaye bakujyanira inzara. Ese uriya we ni igiki? Ko yize akaba atagira akazi. Ese uriya we ni igiki? Ko yashatse akaba atagira urubyaro.
ese uriya ni igiki, uriya ni igiki, uriya ateye ate, n'ibindi byinshi cyane bitewe n'ikigeragezo n'intambara uhagazemo muri iyi minsi. Ariko ibyo byose Imana yemera kubikugiraho kugira ngo bisunike kwizera kwawe gushobore kujya ku mugaragaro, kwere imbuto kandi abantu bazibone. Ijambo rya kane bigusaba kwereka Imana inyungu ufite mu byo uyisaba. Ibyo usaba Imana ibyo bigusaba kwereka inyungu Imana y'ibyo ifite mu byo uyisaba. Ibyo dusaba Imana tugomba kumenya neza ko atari ibyacu, ahubwo ko ari ibikoresho byayo. Hano yaravuze ngo numpa umwana nzamugutura aba umukozi wawe. Inyungu Hana yari afite yonyine ni ugukira urubwa, si ukubyara uwo azatuma cyangwa se uwo atezemo indi nyungu yindi. Eliya nawe igihe yasenga ku musozi Karumeli yaravuze ati, data nzi neza ko usanzwe unyumva, ariko kubera aba bantu bangose, aba bantu batakuzi, aba bantu bayobotse ibigirwamana, ndagira ngo ukore igitangaza kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wo Mana yonyine ibasha gusubirisha umuriro, ari we Mana yonyine iri hejuru y'ibigirwamana byose byariho muri icyo gihe. Mu gihe cya Eliya cyari igihe cy'ibigirwamana byinshi n'abandi benshi cyane, ariko Eliya aravuga ati, aba bantu bose bakumenye ko ari wowe wenyine ufite imbaraga, ko ari wowe wenyine ufite ubushobozi. Kandi byatumye Imana yihesha icyubahiro. Gusenga kwawe, ibyo usaba Imana bigomba kuba bishingiye ku nyungu Imana ibifitemo. Ibyo usaba bikaba ari ibikoresho by'Imana. Wisaba imodokari utazagira uwo uha lifti, wisaba inzu nta mushyitsi uzayikandagiramo, wisaba ibyo kurya utazagabira umushonji. Isaba ko ibyo usaba Imana bizaba Imana izabigiramo inyungu, kandi si Imana ubwayo izaza ngo ibigiremo inyungu, ahubwo ni umuturanyi wawe, ni wa wundi usuzugura, ni wa wundi uciye bugufi. Byanze bikunze ugomba kugaragaza inyungu y'Imana mu byo urimo uyisaba. Ikindi biravuga ngo ni ukwatuza akanwa kawe ibyo wizera cyangwa ibyo usaba Imana. Biratubwira ngo akanwa k'abakiranutsi kararema. Ibi byose tuvuze bisunika kwizera, kugatuma kujya mu bikorwa bisozwa nuko tubyatuje akanwa kacu tukabivuga bikajya hanze. Gukiranuka ni kamere y'Imana. Natwe iyo dukiranutse tuba dufite iyo kamere yayo muri twe. Imana idufashe cyane. Ikindi mu gusoza nagira ngo mumenyeshe ko kwizera kwawe, niba kutaragera kuri izi ngero tuvuze n'izindi tutabashije kuvuga, ntabwo gushobora kugira icyo kurema, ntabwo gushobora kujya ku mugaragaro ngo abantu bakubone, abantu bahimbaza Imana. Twavuze ko kwizera icya mbere turangiza, kwemera ko utageze ku byo washakaga kugeraho. Kimwe n'abigishwa ba Yesu Kristo, murabibukije igihe kimwe bararaga baroba ngo bugacya ntacyo bafashe. Ku museke Yesu wababonekeye arababwira ati, barangiye mufite icyo kurya? Bateka da, twaraye dukora ijoro ryose ariko ntacyo twashoboye kugeraho. Kuba ntacyo bari bashoboye kugeraho kwatumye Imana ikora igitangaza kugira ngo iyo esheke bari bafite, Imana ikora igitangaza igaragaze imirimo yayo. Ijambo rya kabiri ni ugukora ibyo Imana ishaka mu mibereho yawe. Nk'uko twabivuze, yose ntabwo iby'Imana ari ganyaganya. Ntabwo duha Imana ngo izatwishyure, ahubwo twubaha Imana, tugakorera Imana, tugahesha Imana icyubahiro, nayo Imana ikaduha umugisha. Ijambo rya gatatu, cyangwa se ikadukora ibitangaza. Rya gatatu ni ukwemera abagushungera cyangwa se abakubaraguza agati ariko bataguhoye wenda imiterere mibi,
baguhoye kubaha Imana, baguhoye gukiranuka, baguhoye gukora iby'Imana ishaka. Abo ngabo bagucarenjinga, abo ngabo baguhinyura, esuriya ni abo ngabo ukabyemera, ukabishyira Yesu, ukaba ari wo ushyira amaganya yawe. Icyo gihe ibyo byose bigenda bituma kwizera gukura muri wowe. Ijambo rye twavuze ni kwereka Imana cyangwa se kugira inyungu z'Imana mu byo uyisaba. Ntabwo mu gihe usaba ibikunezeza, mu gihe usaba ibizatuma wenda ari wowe ugaragara, nanjye bazamenye ko nanjye ndi igitangaza, ndiga kugira ngo nanjye nzabe umuntu ukomeye, wowe gusa wowe ubyishyiraho gusa, nta nyungu z'abandi bantu, arizo nyungu z'Imana zigaragara mu byo umusaba Imana. Ijambo rya nyuma twavuze ngo ni ukwatuza akanwa ibyo wizera. Hari igihe umuntu avuga ngo arizeye, ariko akaba atashobora gutinyuka ngo yatuze akanwa ibyo yizera. Niwizera yuko gusenga kwakiza umurwayi, ariko ntuwature gukira kuri uwo murwayi, ubwo kwizera kwawe ntacyo kuzamara. Ugomba kwatuza akanwa kawe, kuko Bibiliya iravuga ngo akanwa k'abakiranutsi, akanwa k'abantu b'Imana kararema. Ibyo uzavuga wizeye, ibyo uziziza umutima wawe ukabyatuza akanwa kawe, Imana izabikora kugira ngo iheshe icyubahiro. Turarangije bene data, Imana ibahe umugisha. Twavuze ko tutajya dutinda, Imana ibahe umugisha, kandi ibyo byose uri mucamo Imana irabizi. Ukomeze nk'uko tumaze kubiganira, byereka Imana, kandi ukora ibyo Imana ishaka. Imana izagusubiza mu gihe cyayo, Imana izihesha icyubahiro, Imana izakora ibikomeye. Abantu bose n'abo ngabo twavuze bagusuzugura, bakakugwaya, bakagupinga, bazawugarukira bavuga ati koko Imana yawe niyo Mana nyamana, niyo Mana yo kwizerwa, niyo Mana ifite imbaraga, niyo Mana ifite ubushobozi. Tugiye gusenga. Imana iguhe umugisha mwene data, aho uhereye hose. Reka dufatanye gusenga. Mana yacu iri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushima uyu munsi ku iri jambo tumaze gusoma, tumaze kuganiriza bene data baherereye hirya no hino ku mugabane wa Afurika, abari i Burayi na Amerika, abari muri Aziya na Oceania, bose kuko amaso yawe biratubwira ngo amaso yawe azenguruka isi yose kandi akamenya ibyo abantu basaba. Turabasengera rero abafite ibibazo, ubashoboze kwihangana, ubashoboze kugutegereza, kandi ibibazo bafite abantu bawe bye kuba ibyo kubakura kuri wowe, ahubwo bibasunikire kugushaka no kubona ibisubizo bikwiriye mu gihe cyabyo. Mu izina rya Yesu turabasengera abarwayi, imfubyi, abapfakazi, ababuze ibyo kurya, abari mu ntambara, abari mu kaga, abari mu magereza, abari mu kwa muganga, abihebye dufite n'ibyiringiro byo kuzakira. Mu izina rya Yesu turabasengera abafite uburwayi butandukanye bw'uburyo butari bumwe, turabasabira ngo kuko kwa Imana kubabeho, kandi ukomeze ibyo byose bibanyuramo, bakomeze kandi basunikire kugushaka by'ukuri, kugira ngo bashobore kubaho ubuzima bwuzuye ibitangaza, bwuzuye imigisha y'Imana, bwuzuye kugaragara kw'Imana, gukora kw'Imana. Urakoze kubyumvishije kandi uko bikoze mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye. Imana ibahe umugisha aho muherereye hose, kandi tubabwira ko inkunga yanyu ikenewe. Nk'uko twabasabye, inkunga yanyu ni y'agaciro kenshi. Mukomeze mudushyigikire, mukore subscribe, mukore share, kandi mukore komanteri kugira ngo tumenye ibyo dukwiriye gukosora, ibyo dukwiriye gukora neza. Inama zanyu zirakeneye. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu aho muherereye hose, mu izina rya Yesu, amen.